Gati bite ko nanje kukura mu kijye mukabuze ngo amasanzu uri kuri. Ngenda byakazi ngiye kubireka. Ugiye kubireka mu bihe buryo se kandi. Uriya mugore ari kunkoresha akazi kandi nashoboye. Karibu iwacu. Nakorera. Yego. Amakuru se. Abize rero kinganya ngaha nshaka raporo. Madamu wabashije kuba bamukurura ari buze kugusura. Mama Manzi. Mama Manzi. Mama Manzi guhamagara nahise muhamagara. Nibyo. Ubaraje hano mukanya gato wahageze. Natsoni. Niko. We nta nubwo nguhenda pe. Uzi ko umwana we mufite. Isa namucishaho. Allo? Nari nazamutse agahanda, hari inzu ndi kubona imbere yanjye ifite imiryango y'ubururu, niho naga porotaye k'umukara hariho ibara ry'umweru. Okay, ndimo ndahareba imbere yanjye ndaje. Bigeze kure. Mama Manzi ndi kubona ndi kumufata. Okay. Rero amasengesho yo n'igiterane. Ubwo bamaze iyo minsi. Mu by'ukuri ariko ndumva nta kibazo. None se uyu muntu twahuriye mu butayu. Uyu muntu we ni muntu ki? Uyu muntu rero yitwa Bishuko. Ni inshuti yanjye, urugo rwacu ruhora rwunguka abantu rwose. Twari twarapanze ko twajya duhurira mu butayu tugasengana Imana, kuko aracyari umwana mu gakiza, ndimo ndamufasha gusenga kugira ngo nawe ajye asenga Imana, kuko ibihe turimo birakomeye. Ahubwo se Bishuko, ibintu byo gusenga wabibonye ute? Urabona bimeze bite? Urabona biri kugenda? Umva gusenga byambanye byiza, ahubwo naje nje. Ni ukuri ntabwo nzajya gusiba ahangaha, nzawuma inama tujyana amasengero. Uriya mugabo uri kumufatisha neza. Humura ni nkaho byarangiye nanje kumufatisha namufashe mawe. Ariko wenda ndabona akazi uzagashobora sha. Komereza aho ngaho. Niko sha, we Bishuko, bimeze gute? Uriya mugore hari ikintu uri kubona se kiri guhinduka. Namwinjiriye, namuciye hasi. Nino amasengesho yazayapanga n'abanyisite tuzajya njyayo. Nta kibazo mbega turi kumwe. Ngaho rero mbwira inkuru. Ndabizi ntujya ubura inkuru, ujya unzanira, ndabizi ubwo ugeze hano muri uyu mugoroba ufite inkuru ishyushye. Urabizi muri zo ndazihorana. Karibuni. Turaho, surana sawi bebe. Nda suranje wahageze. Karibu iwacu. Nakorera. Yego. Amakuru se. Abize rero kinganya ngaha nshaka raporo. Madamu wabashije kuba bamukurura ari buze kugusura. Mama Manzi. Mama Manzi. Mama Manzi guhamagara nahise muhamagara. Nibyo. Ubaraje hano mukanya gato wahageze. Yumva se. Mutagukundi. Barakoze umuti. Ngo ugomba kugira gute? Ugomba kumufata ariko ntugire ikibazo. Nimara kumusuza byonyine birabirangiye. Nanjye njye naguhamagariye rero. Bana nanjye nari nzi ko ufite ubwenge bwinshi kuturusha. Turamucase tumuhenenure. Cyane. Ahubwo enda guhimura. Umugabo yaheze muri Uganda. Yaheze muri Uganda? Yaheze muri Uganda. Kagira inkuru. Ye baba we. Tugomba kumuca intege. Tukamubwira ko u Rwanda harimo abagore benshi baca abantu intege. Ariko tugeze n'Imana. Sibyo? Impamvu ni iyihe? Uriya mugabo afite imbaraga z'Imana.
iyo tuhamusanze ubona ko asenga nkaje urumva ariko uriya mudamu kubera kumujya mu matwi cyane nameze nk'umuntu uri kugenda acika intege mu buke buke umva amajije gucika intege cyane kuko nanjye namuganije muri iyo minsi kuko nawe urabizi ukuntu ndagiye kumwiyoberanya aho njya gusenga ngira gute tujyana ku masengesho amajije kubera amajije gucika intege yarihebye oya we tuzi umutima ahubwo kuva nahageze byarangiye ndashaka intego yacu twigeraho tugomba kumuceca tukamuhenera umugabo akazaza asanga yarabaye nk'abandi bose utagisenga intego yacu ni iyo reka dushaka njyewe akimara kugira ibyo nsuhuza leta birangira nanjye icyo naguhamagariye kaze ubu ikintu nkubwire namara kuhagera uhita umpereza tuvuga ngo iki uyu muntu twariganye urumva yumvise ko nakishijwe nawe arambwira ati arashaka kujya mu gakiza urumva ni umwana muto ariko cyangwa university urumva arishakira akazi yagira ngo mumusengera mu mapasiteri yibonera akazi hanyuma nanjye leta nigira akana keza nigira mahwero rwose mama pasiteri mwansengera nkabona akazi nibwo nyirangiza ariko nyine ndashaka n'iherezo ryiza nkazibonera ijoro nakoze ibyinshi bibi naho ngaho nyine we mama nzi rero urabizi azi ko mbona dusengana ari abana beza gusa kuko nanjye mbona ndi mwiza asaba nsenga buri munsi nambaye imyenda miremire nta kibazo ariko muhure hahandi bakubisa n'ijingisi ni hano yakumeye niyo mpamvu nanjye nzajya mukwepa nkajya kumureba nyine nanjye nigize marayika ugomba kugira marayika ugahinduka ukundi kuntu niko bimeze ariko ubona ko bishoboye oya ubishuko ariko hari akantu gatoya mugaya urumva n'uzajya urimo muri kumwe atangiye gusenga rero ukajya usinzira ahubwo ujya ukora kuri ka kantu naguhaye ko kwitwaza utagira ngo batunge mu maso utangire waba ugiye kuva mu izina rya yesu abireke ashaka ibindi bintu arogo twavuga bindi sibyo akusura nawe ujya ubibona ubibona nanjye ko ajya gusenga nanjye mumura nkareba ibyo baba bakora ariko nanjye by'intego mbashaka kujya ntabwo yesu ya nibyo komereza aho ngaho komereza aho ngaho kandi kari akantu naguhaye iriya ni intwara kukurinda ntuzayisige n'umunsi n'umwe alo nari nazamutse agahanda hari inzu ndi kubona imbere yanjye ifite imiryango y'ubururu niho n'agaporotaye k'umukara hariho ibara ry'umweru okay ndimo ndahareba imbere yanjye ndaje Karibu. cyane Mama nzi ni mwebwe. sashim Yesu nahimbaza cyane. umeze uteze Turaho. nari mbasuye karibu murakoze cyane nanjye nari nabigambiriye kuza kugusura ni kuri numvaga byanze bikunze nari burare ntageze ahanganze ndebe uko umeze nanjye rero kumuderuka ntajya mu masengesho cyane nari gukumbuye rwose kandi biranejeje kuba ageze ahangaha imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro amena uyu mukobwa rero wansuye nawe yitwa Solange twariganye ni inshuti yanjye cyane twariganye dukundana nuko yaje kunsura rero no musanze ahangaha sora amakuru ni meza nitwa mama manzi nanjye ndi inshuti ya bishuko tujya dusengana mu minsi yashize twakoranye amasengesho kandi ndabizi byagenze neza cyane mbese ni inshuti yanjye ya hafi ni byiza cyane niyo mpamvu rero nanjye ngize ishyaka n'umuhate aho reka nze ndebe umuntu wanjye ndebe uko ameze inshuti nziza gusiga indi rwose biranshimishije ko nawe ngusanze ahangaha ni ukuri ndumva nishimiye umutima wanjye amakuru y'umutware mutwara ari aho amaze iminsi ari Uganda ariko ndumva ari amahoro nta kibazo kuva cya gihe yagiye ntabwo yaza ni kuva cya gihe yari akiriyo nari maze iminsi tuvugana usibye muri iyi minsi mike yishize nibwo namuhamagaye nkumva telefone ye ntiriho ariko ndumva mu mutima wanjye ari amahoro mama manzi
kongeza amakenga n'abagore ba Uganda n'abagore baba baramutwaye mama Manzi. nanjye niyo mpamvu natekereje gusenga Imana. Uganda harimo abagore bakunda abanyarwanda cyane no kuba maso. Barabakunda cyane, nabayeyo naho nize buriya, ariko abagore babakunda abagabo b'abanyarwanda cyane cyane. Kuko abagabo baho b'abagande bakunda kuba bafite nk'abagore nk'icumi. Iyo abonye ari umunyarwanda, mu Rwanda urabizi yuko nta bintu byo gushaka abagore benshi tugira, ahita kuko abashaka kumugira wenyine. Ubwo rero ni ukuba amaso wa mubyeyi we, birakomeye. Amaso ni ukuri. Icyo kintu mbwiye nanjye nagitekerejeho, ariko buriya nubaha Imana yavuganye nanjye. Imana yambwiye ko izandindira umugabo aho azaba ari hose. Gusa nahise numva binteye kugira ishyaka n'umuhate byo gutegura amasengesho nibura y'iminsi 2, nkasengera urugendo rwe n'ahari. Imana igakomeza ikamuba hafi, kuko njye sinabyishoboza, kandi naho namurinda, naho umurinzi yarinda, Imana itabaye maso yarindira ubusa. Madamu, tuva wizera Imana cyane, ariko umenye ko umwana w'umuntu acika intege. Kandi umenye ko twambaye inyama n'amaraso. Icyo cyo gitekerezeho neza, sibyo? Ndakumva rwose. Tekerezeho neza rwose, umwana w'umuntu acika intege. Nanjye niyo mpamvu narindimo mvuga, kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Niyo mpamvu nari nateguye gusenga kugira ngo ndebe ko Imana yakomeza kumfasha no kunkomeza. ubu koko nzongera kubona umwana wanjye. ariko menya ko ari kariya kazi ntabwo nari kwemera kubikora. Gati bite ko nanje kugura mu kijye mu kazi ngo abasanzwe uri kurira. Ngiye biriya bintu by'akazi ngiye kubireka. Ugiye kubireka mu bihe buryo se kandi? Uriya mugore ari kunkoresha akazi kandi nashoboye. Yaramfatira ndi kwa muganga mfite umwana ufite ikibazo, banshyuye 500. Fatiranye. Giye cyakwereka ibyo yankoreye. Wese byagenze bite? Ntabwo bizi. Yansanze kwa muganga mfite ikibazo cy'umwana 500. Arambwira ngo azamukorera akazi. Nzi ko ari akazi keza, ariko ibintu ari kumpa ntabwo mbishobora pe. Jewe zikiri tuntu byagenze. Jewe ibintu yankoreye. Yangura imodoka ya mbere. Ariko akumfatiranya kugira nyegeze hafi imbere ye. Imodoka ndayitwara nibagira ko silence yarangiye, mba ndagonze. Maze kugonga, polisi yajyanye kubera nta silence. Umugore abaramfatiranyije, angurira indi modoka, ashaka ko nzishyura miliyoni zirenga 25 mu modoka ebyiri. Umugore turananirana. Ariko byarangiye nsinze. Ariko yamboniye akandi kazi ko kuza kugisha Papa Manzi. Niyo mpamvu uru rugo nzaruvamo Papa Manzi musize hasi. Umva biragoye. Uzi ko uriya mugore namuciye hirya no hino, nkakora uko nshoboye kose, nkamugira inama zishoboka zose, ariko aracyakomeje ibintu byo gusenga. Ngo ibintu bidakemutse aza gusenga ntabyo yakora. Ariko kubw'uko bamfitiye umwana, nzakora ibishoboka byose. Maze ukwezi nabona umwana wanjye, nzakora ibishoboka byose uriya rugo rujye hasi. Okay. Ihangane ndabona tuje akazi. Reka dutangire akazi tujye kubahira.